kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se cya munsi cyiza bivanye n'aho buri wese ahereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwifatanyije natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi ya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 26 ukwezi kwa Kamena mwaka 2025 kuwa kane iragira iti amahirwe azarimwe mu buzima. Amahirwe azarimwe mu buzima. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 286 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti biba mu gitondo imbuto z'ineza. Niturangiza dusoma ijambo ry'Imana. Umuririmbyi nawe ajya amfasha cyane, aravuga ngo biba mu gitondo imbuto z'ineza, jya uyiba ku manywa n'ikigoroba, urindira ko zera baze basarure, tuzatunda imiba tunezerewe,
aranyuma ngo biba izuba riva biba mu kibunda, ntugatinye ibihu n'imbeho nyinshi, amasarura n'imiriho bishize tuzatunda imiba tunezerewe. Igitero cya gatatu asoza avuga ngo tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka tuzahozwa naza, dushire agahinda nidutunda imiba tuzanezerwa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cy'umubwiriza ibice 7 umurongo wa 14 tugeze kuri 15. Igitabo cy'umubwiriza ibice 7 umurongo wa 14 tugeze kuri 15 haravuga ngo ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi ikabibangikanya, kugira ngo umuntu atazabona ibizaba mu nyuma ze. 15 ibi byose nabibonye mu minsi namaze y'imfabusa, habaho umukiranutsi ukenyuka kandi akiranuka, kandi habaho umunyabyaha uramba kandi akora ibibi. Subiremo aravuga ngo ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi ikabibangikanya, kugira ngo umuntu atazabona ibizaba mu nyuma ze. 15 ibi byose nabibonye mu minsi namaze y'imfabusa, habaho umukiranutsi ukenyuka kandi akiranuka, kandi habaho umunyabyaha uramba kandi akora ibibi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amahirwe burya mu buzima aza rimwe, amahirwe yo gukizwa aza rimwe. Nubona amahirwe yo gukiza ntukayapfusha ubusa, ujye umenya ko ufite amahirwe adasanzwe. Nubona waragize ayo mahirwe yo gukizwa mu buzima ntukayakerense, ujye ubyishimira kandi ubikomeze, nuko kandi wibuka ko hahamagawe benshi hakitaba bake, bagakizwa bake, hagakizwa imbarwa. Ntukibwire ko gukizwa ari ibintu byoroshye, hari ababyifuza ariko babibuze. Salomo muri iki gitabo aranditse aravuga ngo mu bice 7 umurongo wa 14-15 aravuga ngo ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi ikabibangikanya, kugira ngo umuntu atazabona ibizaba mu nyuma ze. Ntugirwe ubuntu bwo kubona umurimo runaka, ujye ukora unezerewe wishimye, umenya ko ari amahirwe ugiriwe n'Imana mu buzima bwawe. Hari abandi batarabona uwo murimo bawubuze, maze ubyishimire, ariko kandi biguhe no gutekereza ko hari n'abandi batawufite uwo murimo, urusheho kubazirikana. Umunsi w'amakuba burya nawo uba wanyikanye n'uw'amahirwe. Nubona uri mu bihe by'amahirwe, jya umenya ko n'amakuba aba akuri impande, aba ari hafi cyane, bityo biguhe kwitonda no guca bugufi. Burya buri kintu cyose kigira umwanya wacyo, ntukihende ngo ndamarare ngo niko bizahora. Burya kuba bakunda Imana bifatanyiriza mu kutuzanira ibyiza. Ibuka ko amahirwe aza rimwe mu buzima, kandi uyishimire, ariko unitekerezeho, ntukayapfushe ubusa. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza. Mana yacu nziza, Mana nkuru, Mana ikiranuka, ujye uduha kwitekerezaho, kandi twibuka ko amahirwe aza rimwe, kandi uko aza niko ababangikanye n'amakuba. Uduhe kuzirikana no gukoresha amahirwe duhaye gukizwa, n'abatarakizwa nabo turabasengeye Mwami, kugira ngo ayo mahirwe y'agakiza zabashe kubageraho. Urakoze urakarama, bana natwe mu byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mbisenze, amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data, bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza,
shalom shalom ndabakunda.